none muje kuri babiri uwo muzanya ari hehe wamugogo ufite ibibazo ari muzanye azanye amafaranga ashaka ko amafaranga tuyamurya ndamuzanye kumukubita umuti w'umugabo nawe umucabiranye umukubita umuti tugende ibiceri tuzanye yego mana ari hehe Yesu Kristo none ubonye umugabo wawe umwogesha ibyombo nakubwiye ngo genda wihera amaso Yesu nta mpamvu zo kuza kunaniza umubiri wanjye none se wandangiye kunanjye kunzajya kwigenza umugabo wanjye wenda nanjye nkareba ko yananyongereza ibyombo uritonze iti wandangiye nka kumwe mubwire mani mbwire genda ubanze utuze ubanze utekereze ntabwo bikora batatekereje bebe nanjye project zo mu kazi hano zansajije hari wakanaraye ntakoze bese ebane danje kabisa kwara karasa nshaka kunkorera yewe kagacyo ubwo ngubwo ntabona ko ndi mu kazi ndashaka kujya kunkoropera hari uvuze ngo shari ndashaka kujya kunkoropera uvuze ngo shari ndashaka uvuze ngo ndashaka kujya gukoropa ako warasaze ngo warasaze wamabyo kuzo kwamenyera nukamenyera wamutinda Hello. Baby, message with us. Oh, fish, what's up? I'm fine. What for you, sir? Yeah. Nagira ngo nyine ngereho turebe uburyo twaba tuganira. Yere uri mu rugo se? Of course. Mushuti wawe se arahari? Arekana nurakora byose ko se nagukora ubizi neza ko ahari. Nanjye impamvu mba nkubwiye nuko mbazi neza ko aba yagiye. Yego. Nubizi se ahubwo gira vasha aragiye nyine nubizi ntiyahari bari board shamana we. Gira ahubwo banguke. Ya baby nanjye nkunda ukuntu uri intyoza. Uzi ijambo bita intyoza? Yefa ari insesengura ntari wahageze. Kanze nanjye nari mukumbuye cyane. Sofanga banguka. Sawa iminota 5 kare. Ni myinshi ahubwo ikoresha nk'ibi. Sawa. Sawa. Kwa umugabo bisaba yumva yuko jewe reka hari umuntu ureba ugasanga ntabwo bitari usaba kumva ndi kwivugana. Karibu. Baby ni wowe. Umeze biteze? Fresh. Cyangwa zambaye neza. Ndabikunze cyane. Agatise. Asante. Mizutise. Misawa. Dore mwatinze kuza gufungura ari iwanyu mitanize. Kandi nabyo muzamu ngo yitegure. Ariko n'ubundi uriya nashaka azabyihorera. Nose wateze waje n'amaguru. Ndabona ari kwa nasho. Sivyo. Ko bizi ngenda n'amaguru. Ntabwo ugenda n'amaguru. Abo se wundi wagenda n'amaguru gute kandi mpashye. Ikibazo cyose mbagomba kucyitaho sibyo? Rumeze utese. Shangiye musaye. Sinabimwe kumbuye bya danje. None. Fresh kabisa. Byabanje ranyica. Umugabo yanze kuvaha. Ariko nawe no guscrollinga. Kuki ukunda guscrollinga bite byawe? Nose byo biri kumayirungu. Oya nta mpamvu irungu ni iki? Mu gihe mari ntuzigere ugira. Irungu ni mu gihe mba ndi kumwe n'uriya mugabo. Ubuhe mugabo hari?
wa mushuti wawe niba nabyita mbese se ni umucumbitsi hano iwanjye ni heza kabisa cyane heza aba heza cyane ariko uko wageze mbonye ndi kumva nshyushye cyane wampaye amazi cyangwa uzanira akajuice oya amazi tukabenyera umugabo we gutya aje yahita ndangiza ndakora hehe akurusha abana we hano hantu firigo yawe sinzi ukuntu ibintu isigaye imeze ubona apeti ku mazi sake none akazi k'iminsi kari kameze ute sawa kabisa nisarume abanza ubwire akazi k'iminsi sha nyine bebe iyo ndi kumwe nawe nagomba nshaka kuganira ku bintu by'akazi oya nyine ndagukumbuye cyane bitama impamvu yo kuganira ku kazi norosoye mbese wabyukaga naguhamagaye nanjye nkumbuye cyane that's good dukumburanye nyine tuba dufite byinshi muri twebwe byo gusangiza nisizo hanyuma se ahantu ko naharambiwe nyine hari open cyane oya ntukarambirwe turi kumwe twigere mu cyumba sibyo yego take my hand katwinjira tuvuga sibyo cyane Bebe bibagiwe tyaga t-shirt akubanza gufungura itonzi zanjye mufashije cyane nagushyiramo agapira mama cyakoza nkunde wansuye nibwo ndyama nkabona ibitotsi wabikunze sinzi uko nagushimira ntabyatari ahubwo nawe utaha kwera ko njyewe nari nkumbuye cyane uvunjijemo iminsi yose wari umaze utazi sawa reka ngere mu kazi saduhuza genda ukora akazi ubwo nyine ninzamukenera anytime nzaza nkwaga oya wowe ugikora nzaza mpita mbagera sibyo ariko reka nkugeze hariya nakubona urambona se ko mba ndahura usigaye ubukeye usa neza ariko ubundi waba mu rugo umeze gutya ukagenda ukamwanda ariko ni nabyo waba warabuze n'ubwenge ahubwo nose mbwira n'iminsi usigaye ufite icyigisho kiri kukwitaho nagira umushatsi kandi ufite umugabo ntabwo waba uri umuntu ufite umugabo ngo ujye kwiga apana wowe ikintu ukora ni ugucya neza umugabo igihe cyose akubonye mbese akakwifuza igihe rero duva nishakira kwifuza ndishuga dade wo hanze atari umugabo wanjye ariko mwana we mu nshuti zose natunga mwana umugabo wanjye kamutera resitora nose umugabo wanjye umugabo wanjye nakasamutwe rero umugabo wanjye tugere mu gitanda akananirwa rero njye rose ubungera bamutunze mu nzu n'ivaze ntabwo njyewe uzi ntabwo umugabo yazana ibintu by'ubusa ngo njye nkomeze mwishire njye rero umugabo wanjye arananiye njye ntuba nishakira nyine ndamutunga mu nzu ariko nigire uwo ku ruhande azageza akangurira kwaje kwa Paul oya none ikibi ni ugugira ngo utunge umugabo w'ikigoryi hahandi abe n'ikigoryi
igihe cyakoze mu guhaho nta kibazo amfashe neza ariko mu buriri ese mo ndadaha twaba twarateretanye nzi neza ko nagusuraga njyewe ukanekera inyama ukampereza inkoko ufite mani mudangi sinakubeshya ngo nakurangiye wicyo ugomba gukora ni ugukomera ku mugabo wawe kuri nako bimeze gusa nyine ntuzabona ari marirwa sheri bimeze gute ni byiza kumbona mwicaye ku ruzuba yanyu uko twabishatse ashahara izuba ni ryinshi rwose hahiye iki se cyahiye ntabwo wari wateka se ndateka se nabuze umwanya woza umwanya mbona wirewe wicaye koko nose ubu urabona nicaye ntacyo ndi gukora nari kuganiriza umushyitsi wansuye wabuze iki koko uteka nzarirangije dore akazi kaba kabaye saa sita zose utari wateka saa sita zose z'ubundi wowe muri sitoke ibitunguru cya mbere byashize urumva nari guteka wowe iyo ujya kuri butike hari kubura igitunguru ukababwira nkaza kwishyura nawe ugira ugenda utora ibiceri hariya nta nubwo uba warebye ubundi ubwo mu cyumba uba winjiyemo ngaho cogoza basi nose ahubwo hariya nyine hari ibyombo mbonye ko bitogeje reka njye kureba nsanga umashije kubyoga ariko ubanguke ntutinde sheri ubanguke rwose sha ebana uko mana abuse umugabo asigaye yoza ibyombo we abandi mfite abagabo babakunda nawe wanjye ntiwamubwira ngo sasira n'uburengana busasa ariko mana yawe sheri aba yahaguhaha koko Yesu Kristo none ubonye umugabo wawe umwogesha ibyombo nakubwiye ngo genda wihere amaso Yesu nta mpamvu zo kuza kunaniza umubiri wanjye none se wandangiye nanjye ukuntu nzajya kwigenza umugabo wanjye wenda nanjye nkareba ko yananyegereza ibyombo uritonze iti wandangiye nka kumwe mubwire mwana mbwire genda ubanza utuze ubanza utekereze ntabwo bikora batatekereje bebe none se mukobwa nkubaza ibanga ukoresha ni irihe rituma umugabo ajya koza ibyombo ibanga nta rindi wowe ujye woga use neza umugabo nazumva se ntuzi mbasa nabi aya mani ese niba wirirwa mu byombo njye mfite ubyirirwamo nasa nawe gusa uwirebye urabona nsa nawe ako se wanamungana nta naho twahurira ntukajya ugereranya ibintu we gusa nyine ugomba gufata tayimu yawe ukazongera ukansura tukabiganira kandi ntukajye ubura ubwenge kandi ukanya reka mbanze inama ya mbere ngiye kubaha fasiti boro ni iyihe ugishyika iwanyu so wabonye ko uwanjye ari koza ibyombo genda uhita umubwira ati sheri mu karimi keza kuko nuza ibintu arabona ko byahindutse umubwira ati sheri wanyegereje ibyombo reka atabyoza mani mujye mubana sako ari ibyo ubu sinajya kugura igitunguru ese mvuye ngasanga n'ubugari yabwaritse wowe ahubwo genda umubwira ati byoze natabyoza bebe ku cyumweru uzongera uje kunsura byakwanga byakunda umugabo wanjye araza nawe yoza ibyombo njye ntabwo buri gihe nzajya nkora nanjye noza ibyombo umugabo mu babibi yoza ibyombo ntacyo nabyihangana ndamutegereza igihe azira niba uri bubyoze umva aba bagabo babwire bazamure umucanga ndaje mwana ari ngeze mu rugo gatoya bawitonze uretse sheri bite meze bite se sheri akuse mobera meze utese biri utese meza urakomeye ase nta no kumamagara ngo umenye ukuntu akazi kaba kameze
nizere ko watetse ibyo kurya rero bihari ndashonje dore nyarutse kugira ngo mbashe gufata icyo kurya bite nsubira mu kazi abakozi dore barahagaze dore nari negereje ko woza ibyombo nabyo mutere byogeje ngo nari negereje ko woza ibyombo njyewe noze ibyombo njyewe injiniyeri noze ibyombo njyewe abandi ko babyoza abandi bose ibyombo ntabwo ushinzwe kubamenya ariko ufata ko hari abahari njyewe mvuye mu kazi ndimo ndubakisha inzu y'abandi nje hano nje koza ibyombo njye nahanye nawe gano koza ibyombo njyewe kabiri kangahe noza ibyombo muri uru rugo se rero ibi byombo bigomba kozwa rero ariko abarozi bagira nabi umuntu ukuroze ninde ntawe uri kabiri kangahe noza ibyombo muri uru njye ntacyo none ndashonje nizere ko ahubwo wanateka ibiryo watetse biri hehe kandi ibyo nje kurya nari gutekera muri ayo masafuriya yogeje muri ayo masahani yogeje nakuzaniye iki hano wese ushinzwe iki ariko none wa mugore uri umuzi bakuroze wowe oza amasahani n'amasafuriya ubundi ni njyewe naje koza ibyombo njyewe none bigenda bite ari njye nawe washatse undi ninde niwe wanshatse none wakoze ibyombo wese wabyogeje bivuga yuko ninjye dakorota nta kintu kimwe gikoze umva ntabwo njyewe nakoze ibyombo zabaze sha umva nkubwire kandi ntukanansuzugura kuri buryo uyu munsi nyirwa nawe urabyumva urarira mu kise kitogeje nsakoze ariko ubundi ninde wakuroze wa mugore ntawe njyewe noze ibyombo njyewe injiniyeri furu ibyo se cyangwa ubireke umva nkubwire ntabyo ndi bwoze ahubwo nzanagucapa nzanakunyuzamo urushyi uri kubyumva nzakumena utanabyose ubyihorere noneho umva nkubwire nicyo nzira n'impamvu naze hano nta nubwo ndi bugaruke n'ubundi ngiye kurya muri resitora ngiye kurya muri resitora ziba mana yanjye ubusa umugabo wanjye yaranyishe yesu we ubusa ubu koko mana yanjye uriya mugore afite irindi banga pesha ariko kanjye kumureba inama umva mana yanjye we ntabwo wabyumva ibintu bibaye umugabo wanjye yaranyishe yaramwemo iyo kotsa ntabwo nabikubwira ngo ubyumve ndamubwiye ngo niyoze ibyo ngo uzi ibinahoreye ntabwo wabyumva mwana mbwira nyine ibanga wowe wakoresheje pe mbabarira ndakwigira none se icyambere fast nuko manzi mubaza wowe ufite amafaranga ubonye amafaranga adafite amafaranga nicyo kibazo njye ndashaka ko ngukoraho rikaka biri umugabo yiza yigirishwa ibintu ukamuyoboza agati bebe ukamuyoboza nyine mbwira nanjye ibyo nshaka kumva hari ahantu tugiye kujya hari umuganga aragukubita umuti urawukubita umugabo wawe nawe ugukubita uzaza nshemere twagiye se none ahubwo wowe va mu byo urimo twagiye tugende ntakiri imbomoro arakura abizi neza njye ndabizi mana ahubwo vaho capurisha sawa tugende njya ahantu ninakurengeye nisubiriye akurasubirayo ari aho uvuye naho usigaje ukumva none se ubu twagendera turagira iyo tujya ryari hano aho tuzamuka njyewe nimbona tukizamuka cyane hano hantu ugenda usubira rebera nk'aha hantu ntibishira ako wakihanganye si ibyawe njyewe nimbona tugeze ahandi hantu ndahita niza mu kigo hano mbega ahantu yesu we kureba hariya kuri radiyo ngo kirisiti hariya hantu hatibona hariya kuri karakazi ntabwo ari ahantu bajya telefone mba babanza unyumve ugiye kugenda ikintu cya mbere uri bukore ukihagera uceceke wumve icyo akubwira wowe nyine naramuka kwatse byawe ibimuhe yujije ingano nta kibazo pe nta kibazo ariko bicemo pe twagenda mbega
uwo gusize inyuma ye ko muje muri babiri ko mbonye muje muri babiri uwo muzanye ari hehe wamuga ufite ibibazo muzanye azanye amafaranga ashaka kwikora amafaranga tuyamurya ndamuzanye ngo mukubite umuti w'umugabo nawe umucabiranye umukubite umuti tugende ibiceri tuzabika yego mana ari hehe umva ibibazo ndafite byo birananyishe pe uriya mugabo w'umuenjenyeri se ko mbona utazamushobora gute wariraye cyane kuki utabimenye mbere y'igihe ngo uze ngo umwereke ukuntu wamufatisha maze nageraga ngo mubaze mukobwa uyu mukobwa muraziranye ku buryo nakubwira ibyawe byose muri kumwe oya ntasohoka ngaho sohoka mganire n'uyu mukobwa urifuza iki rero ko namaze kukubwira iby'umugabo wawe ndifuza ko umugabo wanjye yaba inganzwa yanjye nibyo ushaka ufite amafaranga angahe rero reka rero nkubwire ufite ibihumbi 200 oya ako nayashaka uwazanye angahe noneho enda ngaya mfite ngaya oya yankure uyasubire aho ngaho yashira aya suko ari makeya mukobwa wanjye ndetse ayabona cyose umuti wanjye ukuyenze cyane ko kandi uzagukorera umuti baba we mbega umukobwa ufite ibibazo ufite ibibazo biteye ubwoba cyane wa mukobwa ese wowe kuki wowe ntagati wisize nk'abandi bakobwa bakora ntabwo ingo z'ubu ngubu zubakwa nta kintu wakoze umukobwa umuti wo ndawuguha ariko uzamenya amafaranga uzazana ibintu ibihumbi bingahe twaraye mucece twaraye ngana nta kibazo haracyabura andi amafaranga 200 niyo nakubwiye none ndabona tuzuye basakira ngo bibiri cyangwa 2 ndabona bidakunda ariko reka ngerageze urabona uyu muti uko ari umweru wabonye ni nako umugabo azajya kubona wererana icyo umubwiye cyose akagigukorera uri kubyumva kuntu rero uri bubigenze uragenda utareba inyuma uri kunyumva nurangiza uyu muti arawoga umushyiriye mu mazi ye yo koga ubundi umushyirire no mu kacyayi maze undi simba undi uzaza kuwufata ejo uzanye na ya mafaranga asigaye kanone ukamushyirira mu mazi yo koga akananywaho areta gukunda byose abigukorere mbese wowe uzaba uri umutwari wawe urumva mwana wanjye noneho hari undi shaka kuguha uyu muti urawuzi bawita umufumburira umutima we wose akawukwerekezaho ibifaranga byose akoze akajya abigura nawe urawufata umushyirire mu kacyayi no mu mazi yo gukaraba mu gitondo nubikoresha nabi ibyo birakureba mukobwa wanjye kandi nturebe inyuma bari nta kibazo ndabikoresha neza ndabyitaho uko mbona ari andi mafaranga usigaranye urayafite nayo yashyira aho ngaho twara n'uyu muti uyu muti rero nubwo azagukunda cyane urabona ukuntu usa azagukunda cyane uyu nguyu uragenda urusegure ku musego kugira ngo azagukunde cyane kandi nturebe inyuma ngaho kugenda ngaho
uburetse kwanza mbanza mubwire urabona ko ntago yatanze amafaranga yuzuye yari kuma 200 siko twavuganye nge nawe yari kuguha 200 none se none 200 y'amajana na 50 ubwo ngiye kuguha amafaranga ibihumbi 50 nazana ariya nibwo tuzongera nkaguha yasigaye kuko ninjye ukoze umuti oya wikoramo fata aya mafaranga ariko si uramutu dufaranga muri aya mafaranga yose ari ntago bishoboka yewe byana yo ngayo wowe ari ku bintu uri gukora n'ibiti oya genda cyangwa nzagire wewe wari uraha wicaye igihe uzi ibintu ariko uzi umuti muhaye naciye muzishyamba naciye ririya shyamba waciyemo nge nabarebaga byo mwakora twara yo ngayo rero oya ntago bishoboka imiti ninjye ugomba kujya kuyishaka ntago ngenera kuko ni njyewe ugomba kujya kuyishaka ariko iyi si imiti cyangwa nzabibwira umugabo wawe inomero zo niwazimaye nubwo nta telefone mfite ariko nzifite mu mutwe ngaho kera twarayo ngaho haguruka kugenda ngaho genda izo diru rero baguhaye ugomba kugenda ukazibyaza umusaruro umva niko bimeze pe sinzongere kumva ngewe iki gitsina kubise gutya kimfiriye ubusa kandi bikora uza kumena nta kibazo pe sawa rero umva bye nzakubwira Bisawa. wabyutse Umeze ute? meze neza Wowe se umeze ute? meze neza nta kibazo Sha nanjye project zo mu kazi hano zansazije hari wakanaraye nakoze bese ebane danje kabisa kwara karose nshaka kunkureba yewe kagacyo ubwo ngubwo ntabona ko ndi mu kazi ndashaka kujya kunkoropera hariya uvuze ngo shari ndashaka kujya kunkoropera uvuze ngo shari ndashaka uvuze ngo ndashaka kujya gukoropa ako warasaze wowe warasaze ngewe ngukoropere ngewe wamabyo ntukamenyera wa mujinga nzakwica ngewe nzakwica